Ndacyahari naho nagiye turacyari kuwa gatanu tariki 19 z'uku kwezi kwa 12 turacyari mu masaha ya mu gitondo ubundi iki nicyo cyayi cy'abakunzi banjye munyemere rero izi breaking news tuzivanemo kuko nakwijeje ko ahangaha ku kibuga cy'imirwano mba mpari by'umwihariko mu ntara Kivu y'Amajyepfo Uvira ntago najya kure kuko muzi bimaze iminsi bihabera ndetse muzi n'amashusho yagiye agaragazwa kuri social media aho twagiye twibonera abagabo batari bakeye ubwo ndi kuvuga izina za Sarambwe izisohoka muri uyu mujyi wa Uvira ariko njye nakubwira ko batarashiramo ndaje ngende nkubwira ijambo kurindi ugende nasobanukirwa n'icyo bamwe mu baturage batuye muri uyu mujyi wa Uvira bagiye bavuga nyuma yuko noneho babonye ko bya bintu biri seriye intare za Sarambwe zafashe icyemezo ndakuka cyo kuva muri uyu mujyi wa Uvira ndacyakubwira ko YouTube channel ikiri ya yindi ni Subiza TV aha niho bibera aha niho kuri amakuru aba yizewe kandi amakuru aba aryoheye amatwi ndetse mukagezwaho na wa muhungu wanyu hora ubifuriza ibyiza utajya ishyari reka nihere n'ababandi kaze ndabwira babandi bakigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel aribwo bwa mbere nukuri ndabakunda ariko kandi ndabasaba gukora subscribe cyangwa sabone bitewe nuko mubyita ubundi mu nkundire mu byonde kuri ako kantu kanditseho inzogera cyangwa se gashushanyije mu buryo bw'inzogera ubundi iyo niyo nkunga ya mbere muba muduteye kandi kubana natwe n'ubutama kubana natwe n'umunyenga kubana natwe nta gihombo kirimo reka duhita twitangira n'iyi nkuru ariko kandi mugende muduha n'ibitekerezo byanyu muri comment ibyo biratwubaka ndetse bikaduha motivation yo kurushaho kubashakira amakuru nk'aya ngaya bagezweho hirya no hino by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku kibuga kiberaho imirwano hose tuba duhari ariko kandi ngarutse ku byagiye bivugwa n'abakunzi b'uyu mutwe wa kabiri gatatu aho umwe yakomeje agira ati mwarakoze kuza kuturamutsa ahangaha iwacu muri Uvira ariko kandi turizera ko mwanezejwe cyane n'uburyohe bw'agafiko muri Tanganyika ariko kandi akomeza avuga ko ngakaryoshe kadahora mwitama mwihangane iyo mugenda mutadusigiye agafoto twari gusigara tubabara ariko kubera ko ubwo ifoto twayibonye ni kwa kundi bavuga ngo nta foto nta cyabaye hari byinshi biba byagiye bitangazwa ahangaho bakomeje bagira bati turabizi ko mutari bwahimbe aka kayaga k'ikiyaga ariko akimuhana kazi imvura ihise agafuni kabagara ubumwe n'akarenge natwe tuzagira gutya ducapemo akantu k'icyangwe tuze tubaramutse iyo hirya muri iyo misozi igihumbi mugende amahoro murumva ko abaturage noneho batangiye kugenda bagira uko biyakira bavuga bati abacunguzi bacu baragiye ariko hari akantu bagiye baturasira batubwira bati tuzagaruka nubwo tugiye wagwane ntabwo tugiye kure turi hano mu misozi aba ni abanyabwenge nawe utekereje neza aba basoda nibwo nagiye nkubwira ko munsi w'ejo nkubwira nti hari amakuru yagiye aturuka ikambera avuga ko abangabo bagiye Ruvungi ariko Ruvungi bamwe nta nubwo bari bugereyo ntago bari bugereyo rwose ibyo ngenda bikwijeje abangabo ntago barenga muri iyi misozi ikikije Uvira ahubwo umurundi wa uri nakubwiye wacukuye indake hakurya no muri iriya misozi miremire ashatse yatangira kwikura kuko ndabizi neza ko izi ntare za Sarambwe zidashobora kurenga uyu mujyi wa Uvira nkurikije ibyo bagiye basezeranya aba baturage kuko urabona ko noneho basigaye biyakiriye nta gihunga ndetse ntabyo kuvuga ngo barongera kwadukira imihanda bavuga ngo bigaragambye bavuga bati intare za Sarambwe ntimugende turabakeneye mwaje mukenewe kuri ubu uri kubona ko biyakiye ariko kandi mu kugenda bavuga bati imyaka 3 mu bintu byabababaje nuko izi nyeshyamba z'uyu mutwe w'amaka 3 n'ukuntu ngo babuze abo barwana nabo igihe bari bakigera cyangwa se igihe bari binjiye muri Uvira impamvu ni iyihe ngo byababaje rero ngo ni mu gihe aba bataramu cyangwa se iyo sintare za Sarambwe reka mvuga abahungu ba Sultani Makenga ubwo bageraga hangaha gufata cyangwa se ubwo bari bapanze gufata uyu mujyi wa Uvira nabwo bakoze ku gikoresho cyangwa se ku ntwaro karundura zose zishoboka ndetse zinakomeye aho izi ngabo zikomeza zigaragaza ko
zababaye kuba zarageze mu mujyi ntizikomange igikopo cyangwa se ntizikore ku mbarutso, ariko kandi bakomeza bavuga ko izi ntwaro bari bafite zari zikomeye koko. Berekezaga rero muri Uvira, ni nabwo bagezeyo babura uwo barwana nabo. Ni nka kwa kundi rero umuntu ajya guterura ijerekani azi ko yuzuye amazi, mu gihe ugiye kwikorera ku mutwe ugasanga nta mazi arimo. Ibyo bintu biravuna cyane, sinzi wowe uneze amatwi niba warigeze ubigerageza ukabona nubwo waba utagiye kwikorera, hari ukuntu ujya ahantu ubizi neza ko ibuni irimo amazi ugashitura n'imbaraga zose ugasanga ijerekani irimo ubusa, birakuvura. Nibyo rero byabaye kuri izi ntare za Sarambwe, bityo beza gutuma abangaba bibababazamo ukuntu. Gusa uyu mutwe w'amakaro gatatu wize umutwe udasanzwe kuri ubu ngubu, wize umutwe wo kuvuga ngo bavuye muri Uvira, bavuye muri umujyi wa Uvira kugira ngo umurundi awugarukemo maze babone uko bafata Bujumbura. Ariko kandi nakubwira ko nanone urebye nawe wahita ubyimajina. None se barasaba bavuga bati tuvuye muri Uvira, abangaba utekereza ko bavuye muri Uvira bajya hehe? Ibi ngibi biragenda bigaragara ko aba bibereye muri iyi misozi bari kwitegereza neza umujyi wa Bujumbura, aho bategereje ko izi ngabo z'uyu mugabo ngo ni Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye ko ahita arekuza izo ngabo ngo zijye ahangaha muri Uvira, ubundi bambuke ngo bawugeremo. Uyu mutwe w'amakaro gatatu nabo bahita babona impamvu ya nyayo yo kugira gutya, bagahita binjira muri Uvira nayo bakayijatira cyangwa se nayo igafatwa, ubundi bagahita babona urwitwazo bavuga ko bavuye mu mujyi wa Uvira. Uvira igahita yinjirirwa n'igihugu cy'Abarundi cyangwa se ikinjirirwa n'aba basoda b'iki gihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe ibi ngibi byose rero biri kugenda bimeze nk'aho biri gupangwa n'uyu mutwe w'amakaro gatatu, ariko twaragiye tubona n'ingabo nyinshi zagiye zifatirwa muri uriya mujyi wa Uvira, ariko kubwo kugira amasezerano bagiye bagirira muri biriya biganiro byaberaga Doha muri Qatar, ngira ngo hari zimwe mu ngabo zagiye zitaha, aho uyu mutwe w'amakaro gatatu wanasabye igisirikare cy'u Burundi kuba kidakwiye kuba kivanga muri ibi, navuga ngo ni amakimbirane hagati y'abanyekongo ubwabo. Iyi ntambara rero ngo ntabwo bakagombye kuba bayirimo, kandi koko ntabwo bakagombye kuba bari muri iyi ntambara. Iyi irareba abanyekongo bonyine. Evariste Ndayishimiye afite byinshi bimureba mu gihugu cye, ni nayo mpamvu umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi atari kuvuga rumwe na Evariste Ndayishimiye. Ngira ngo inkuru nayo ibageshejeho, we ari gupanga gukura n'izindi ngabo zishobora kuba ziri mu bindi bice bigiye bitandukanye by'iki gihugu cya DRC, kuba bazikuramo rero ngo zikagaruka mu gihugu iwabo, kuko abenshi bari kuhatikirira, benshi bari kuhatakariza ubuzima. Ni nayo mpamvu ibi ngibi byose byatumye umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi afata icyemezo atagishije inama Perezida Evariste Ndayishimiye, nawe bikaza kurangira abirakariyemo gutyo. Ngayo nguko rero biba biri kugenda bivugirwa ku kibuga cy'imirwano muri aya masaha ya mu gitondo. Njyewe wowe uboneza amatwi, reka mbe nkwibwirira ko nkukunda kandi nkuhoza ku mutima. Dusubire mu makuru yacu ari imbere. Ahangaha reka bariho nyacumbikira kandi nkwizeza ko ndaza kukuzanira andi makuru meza kandi arabagezweho. Ni mu kanya gato ntabwo mba ndi bukurambire, wowe pfa kuba uri tayari kuba nakwaporodinga nawe uhita ukurikirana iyo nkuru mba nkuzaniye, kuko ni mwebwe banjye kandi nzabahorane ibitekerezo byanyu muri komenti mubisigamo. YouTube channel yo iracyari yanjye Nisubiza TV, nta cyahindutse, ndetse mugende mungaragariza urukundo ari nako mukora kuri wisheya ndetse muna likinga iyi nkuru. Dusubire, asante sana.